Nangiye kubaha ikaze hano kuri The Image. Amazina yanjye nitwa Sandrine nkuko mumaze kubimenyera, nkaba ngusaba ngo ukande subscribe ndetse na like mbere yuko dutangira. Nkuko mubibona rero hano imbere yacu dufite ibintu bimaze kuronga cyangwa se koza nashize imbere. Ndatangira mbasobanurira ibyo ari byo wenda kuba tabizi. Iyi ngiyi ni concombre cyangwa se cucumber. Iyi ngiyi ni apple cyangwa se pomme. Iyi ngiyi ni persil cyangwa se basil. Iyi ngiyi ni tungurusumu cyangwa se garlic, ndetse iyi ngiyi ni jinga cyangwa se tungurusumu tangawizi nayihase nyikuraho icyagishwa cy'inyuma. Uyu munsi rero nkuko mwabisomye nyine ko umaze kubisoma, nkaba ngiye kwereka ikinyobwa wakwikorera mu rugo ukoresheje zino ingredients ukabasha gukuraho inda yawe. Hari abantu baba bafite inda nini ugasanga ntabwo ashoboye siporo yaramunaniye cyangwa se diet iramugora. Iyo rero bino bintu byose ubivanze ukabisya, bikora ikinyobwa gishobora kugufasha kugabanya inda yawe, ndetse ikaba bifite na healthy benefits nyinshi cyane zitandukanye, nko gukora icyo bita detox. Buriya abantu benshi ntabwo bakunda kuyitaho, ariko detox ni ingenzi ko usanga abantu bose bahora barya. Ukarya mu gitondo, ukarya saa sita, ukarya nimugoroba, ukongera ukabyuka mu gitondo ukarya mu gitondo, ukarya saa sita, ukarya nimugoroba, ariko nta na rimwe ujya wita ku kuba wakoza mu nda ukavanamo ya myanda yose biri mu nda igasohoka. Detox rero bino bintu bigufasha gukora icyo bita detox, ukoza mu nda yawe imyanda yose iri mu nda yose igasohoka, kuko mu nda burya naho haba hakeneye kozwa nk'ibindi byose. Ahangaha rero ngira ngo ibintu byose biranga biraboneka mu isoko, nta kintu kimwe kigoye kirimo, nta n'ikintu na kimwe gihenze kirimo. Wenda harimo wenda nk'abantu bashobora kuba batazi persil cyangwa se basil icyo ari cyo, ariko ubaye udafite persil wakoresha seleri cyangwa se ugakoresha minti, bitewe n'icyo ufite hafi cyangwa n'icyo ushoboye kubona. Usibye ko seleri ngenda yitinya cyane kubera kwirura cyane, ariko udafite basil wakoresha minti cyangwa se seleri. Kadutangire. Turatangira tubikata. Ibyo maze gukata ndabishiramo hano muri blender. Ako neza ndakata na persil.
ndetse dushiramo na garlic na tangawizi. Nituanza turashiramo amazi makeya kugira ngo bibashe kwivanga. Mwabari maze gushiramo amazi na gushiramo amazi menshi tukaba tugiye kubisya. Bimaze kubisya rero ikindi ukora uretse kubiyungurura. Nkaba ndangije kuyungurura cya kinyobwa cyacu. Kikaba ari kumukugisa. Nkaba rero nakugira inama byibuze yo kujya ukinywa mu gitondo cya kare ukibyuka nta kindi kintu urakoza mu nda. Akaba aricyo kintu cyonyine banza mu nda utarana brosa, nta kindi kintu uranywa, ukabanza kunywa kino kinyobwa byibuza mu minsi 5, bikaza bizagufasha gutakaza ibiro byibuza bigera kuri 2 mu cyumweru ndetse n'inda yawe ikagabanuka. Thank you. Ntabwo kibishye, ntabwo rwose kibishye, ntumuzagitinye. Gifite test nyine iri smooth, itarura cyane, itanaryohereye kubera ya apple tuba twashizemo. Thank you so much for watching guys. Please mugena mujya kubikora abantu bafite inda nini, nubona result uzagaruke ahanga kuri the image utubwire muri comment ese byagenze gute, utubwire result ubakuyemo. Thank you.